ubumwe bw'abera ministries aho amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Nagira ngo menshi kumwe bw'abera si idini si itorero, ntabwo rigenda no kuba ryo, ahubwo naho wiga ibintu byose ukabohoka ugasenya ibicaniro bishya ugasenya byose. Ariyo mpamvu twabategura ikiganiro gitambuka buri mugoroba kivuga ngo nkwanira abawe, nkwanira busize, siga umurage muzima, siga umurage ukwiriye imbere y'abantu, imbere y'Imana n'imbere y'igihugu. Oh, hallelujah, hallelujah. Building an everlasting legacy. Sigira bawe umuco muzima bakorere, baraga ibyiza bazakira kuko niyo mahitamo meza. Senya ibicaniro bya karande, senya ibicaniro by'uburyo bwose, maze wubaka ubuzima bw'ahazaza h'abana bawe. Banira n'abawe, bamenye kubana n'abandi, kubana mu gihugu neza, kubana n'itorero neza, no guhindura imyumvire. Siga umurage ukwiye, nibwo butwari. Amina. Gusuje nkwifurije kugira ibihe byiza wadukurikiye aho uherereye hose, abantu bari mu Rwanda, bari hanze y'u Rwanda, inshuti zacu. Hano ni ku bumwe bw'abera ministries, amavuta kandi agira amateka ubuzima bugahinduka. Reka tubifurize Pasika nziza, nizere ko ibihe byose byabaye byiza, Umukiza yazukiye mu mitima, ibintu bikagenda neza. Amazina ni Jerry, tugarutse muri cya kiganiro cy'umugoroba, nkwanira abawe cyangwa se Build an everlasting legacy. Mushumba werewe gute? Pasika nziza. Pasika nziza cyane, Imana iguhe umugisha. Ngira ngo ibya Pasika twayivuze mu gitondo. Twege kano kanya turi ku ijambo rikomeye. Yego. Cyane kunywanira abawe. Yego. Ejo twabonye ikiganiro gikomeye yuko utagomba guta urugo ku mpamvu ni rusange. Kuko impamvu ni rusange. Ni rusange nta mpamvu. So today I want to teach you 8 mistakes that keep people poor forever. Ubwo ushaka kutwigisha impamvu 8 zishobora gutuma abantu baguma mu bukene igihe cyangwa se iteka. Poor forever. Ibyiteka. Yego. 8 mistakes that keep people poor forever. Amakosa 8 ashobora gutuma abantu bashobora kuba abakene byiteka cyangwa bihoraho. Women or men. Abagabo cyangwa abagore. Yeah, you know, abantu baribaza why not, kuki ntatera imbere, kuki ntagira gute, but there is a mistake. So it means the river that forgets its sources will surely dry up. Ni ukuvuga ngo uko byagenda kose umugezi wibagirwa isoko yawo rwose nta kabuza urakama. Okay. Shaka kuvuga ibintu by'ubwenge rero. Nka rero. Yego. No kuvuga ngo igihe cyose wibagirwa inkomoko yawe, ukibagirwa ibibazo byawe, yego, ukirengagiza uriwe, yego, uzapfa nabi, uzakama. Wahagomba kumenya ngo sapota banje ni bande, mbayeho nte, esiyo ni bande. Buriya nziko dufite n'umushyitsi hano, turamushuje mu izina rya Yesu ngo tavuga agubwe neza aho yicaye. Ariko tumwibariza akabazo gato. Niba umugabo ashobora kuba arimo serumu cyangwa yatitiye, yego, cyangwa yarwaye, ukumva umugore ngo turarya iki, rero kutarashaka, niyo waba uri mu rugo se arakubwira turarya iki, wanatitiye ntunumva ntunabona, yagere kwa ngo ngubu ubu nupfa tuzabaho gute. Sibyo bibazo nabyo baruzi. Nayo kagira inkuru aho. Ariko na makuru nayo. Ukibaza se uko umugabo ahagiye ashobora gutaha afunzwe. Ibishyimbo ni wowe umunyu, ni wowe dodo, ni wowe ikintu, ni wowe kandi soko banze gutanga ubushobozi. Ukibaza ngo ariko igihe ntazaba mpari bizamera bite. Hahandi umuntu arwariye mu bitaro ngo se ngo turakugemurira iki, ukibaza nagiye gukora. Tu vois? Je vois. Urumva? Yego. Uwo mudamu atekereza iki? So it's 8 mistakes that keep people
poor forever. ibimenyetso 8 bishobora gutuma abantu ni amakosa mistake atuma ubaho uri umukene ibihe byose. aho yakuvuze atari ko my husband, umugabo wanjye ararwaye, ntarinze gusambana, ntarinze gukora ubusa, ni iki nakora kugira ngo urugo rwacu rudasuzugurika? ni byiza ko umugabo uri muri serumu muze ngo ndakugemurira iki? ubwo se nibanjyana muri RIB ikibazo barahari. The first, icyambere, the lack of purpose, kubura intumbero, kutagira intumbero. abitwa bambona bucya, sinzi kiramuka, ibyejo bibarabejo, barabukeye. N'abantu usanga mu buzima bwabo batagira intego nimwe, kuko mu ntego hanga ibintu 5 bikomeye, habamo kwigomwa. akaze mujomba benshi bari bukubwire bati handitswe ngo byanditswe nandese. aho ni winjira muri Bibiliya, ndakubwira ko yanditswe n'abagabo 40 mu mwaka wa 400 bakusanyije inyandiko zose. nabibonye ngeze muri ntuze muri Palestine, arega n'amateka ya Bibiliya ndayazi. nitukiganyire ngo ejo tuzabaho dute ngo kuko iyambika uburabyo ikagaburira n'inyoni. urumva nagira ngo nkubwire ko none se Bibiliya ko yivuguruza ngo udakora ntakagire gute hakarya, none uzanye gute se? ariko wemera ko Bibiliya yivuguruza inshuro 30,000? ese wemera ko Bibiliya ari nk'amakosa 50,000 mu myandikire? reka gende muri Bible Scholars, Bibiliya ndayizi, nabwo ngo nzi n'imirongo n'inyuguti, n'ubushatse wambaza ibigizwe n'inyuguti ku nyuguti 4,475 n'utundi tuntu hejuru. tondero kumbaza ibyo bintu. ntabwo nari mbikobajije, ahubwo nagira ngo tubigendaniremo, kuko abantu benshi bitwaza ngo ibyanditswe, ariko ubundi ibyanditswe byera nushaka kubigenderamo. yego, banza uwo mukiranutse. yego, kuko twagira ngo nase kubiri tubwira ngo ngo mujye muhana mutimana, ubwo umuntu nagusaba muzasambane. nyine nibyo ndi kukubwira, ndakubaha tarangira ibibazo. oya kubera kitabyemera muzavuga ngo nakunda umukobwa aho kumwifuza namujyana murongore, nitwaba twabamaze. njyewe nagira ngo ufasha abo bantu nyine ngo ntimukiganyire ngo ejo nzambara iki nzarya. Yesu yabwiraga nde? ese n'abakristo yabwiraga intumwa ze? nibyo nyine turi kuvuga. yabwiraga intumwa ze zari zifite periode y'imyaka 3 ubundi akigendera iyo kuba bari kumwe. arahabwa atari ko kuki intumwa ze zidakora nk'iza Yohana. arabwira se ngo hari umuntu wajya mu watumugeni mu birori akagenda, barayimubwirega Yesu. yego, izindi ntumwa zirakora ngo kuki abawe batajya gukora. arabwira ko nta muntu wiriza ubusa kiri kumwe n'umugeni. nuko Bibiliya igenda ivuga. yego, so rero icyo twabonye muri lack of purpose habamo kwigomwa. so urumva ibintu iyo tuvugana tubyumve koko, abantu basoma Bibiliya bayitondere. umunebwe iyo mirongo imufasha kuba umunebwe. yego, ariko biravuze mu migani ngo musange ikimonyo mwabanebwemo. yego, ikimonyo gitunda ibintu mu zuba, kibikira mu mvura, ikizabitunga mu mvura. kuko burya mu mvura birihisha. abafite ikiba gifite purpose, kandi niki ni ikimonyo. urumva icya kabiri twaje kureba laziness, ubunebwe. laziness, ubunebwe. yakubwira umugani w'icyongereza. The song does not wait the sleeping from okay, sorry, reka mbisome neza nitonze. niba maze gusaza amaso ariko no kusengera ko kantu ndumva waka. Song does not wait the sleeping to rise. indirimbo ntabwo igitegereza ko uryamye akanguka cyangwa abyuka, irikomereza ikiririmbira. ni ukuvuga ngo buri gihe umunebwe abantu bishyiramo yo kutakora ibintu ngo buretse imvura. hano nakunze Bibiliya njya nkunda, havuga ngo tugenda tubibaturira, ariko tuzatunda imiba tunezerewe. iyo utabibye mu mvura ntusarura mu zuba, kuko nta kintu uba warabibye. so the laziness ikipinga umuntu mu bukene mu rwego rwo hejuru. iyo tuvuga ubunebwe hari n'ibintu 6
hari ugusuzugura akazi ngo narize kariya sinagakora, nibyo tubayeho. hari ugusuzugura bizinesi ngo wambona sukuma capati yavuga iki n'isura, no gusuzugura amafaranga. uzi ko nabonye kandi warangiza ukajya kwikopesha capati banze nabonye kuyisunika. harimo n'abantu basuzugura amafaranga, ngiye kuva kuri ripfa kuba ribara, abandi bakayaha agaciro. ndaguha urugero, nk'ubu ushobora guhagarika umumotari ugiye ahantu runaka ukamubwira uti aha n'aha nangahe, ukamubwira, undi akakubwira ati reka ntago najyayo, undi akaza akakubwira ugiye he, n'aya akagutwara. uriya uyahakana undi akagutwara, ntabatekereje icyo kintu. yego. icya gatatu gitera umuntu kuba ahora ari umunebwe, muri uko kugenda kwe agiye moto iri empty, kandi n'undi aranywaye amazutu na wa muriro. So ikindi cyerekana ko umuntu afite bwa bunebwe ni uburyo ki yirinda kwiyasosiya n'abandi bantu ngo batamuseka, batamubona, batamureba. Wanze gukora ngo bakunenga ukora. Giye kunenga ndimo nkora, papa nigeze kotsa ibigori ku muhanda aho gusaba nokeje ibigori iki, kandi mbyotse imbere y'ikigo nabagamo hariya mu kajagari, barabizi 50 mutambukire kwishima n'igi umuntu wavumbuye ikirungo cy'ikigori. barabyizeraga ko babonaga ko ndimo mbaneka cyangwa afite ibindi ndimo mu kazi, ariko nako nyine nisonze nifite kuko gutega amaboko mpa nakora ukampereza, kuko kumbwira ngo ntekereze kumpa wamushaka, ariko mu gihe nagukoreye nago turubika, ariko tuba dukeye, ariko twawe nyishyura nkwa ninyishyura aze mubwire ngo tuvuge nk'ubujeri, umwe ngo uraza kumpa 1000, nakwishyuza gute? wanyishyuza ute se kandi ntacyo wankoreye? none nagukoreye akantu ugomba kumpa 1000, uranyishyuza. telefone ntiyava ku gutwi, aro nyishyura nakoze. Il faut travailler, prenez de la peine. yes, si ne travaille jamais ntukajye uza gusakuriza. La promesse ni dete gutese, none se nzaryishyura ryari? byamuvana imigana ngo y'abafaransa afite gahunda, nta gahunda ifite, nabigusezeranije nzabikusoza inshaka, ikibindi uko ntabisohoza. yego. uguha aguha igihe ashakiye, yego, ariko uwakoze ahembwa mu gihe agomba guhemberwa. witinya abakureba ukora, kuko bazagukomera amashyi usarura. yego. icya gatatu, bad spending habits, umuco mubi wo gusesagura. this is a common mistake, ni mistake mbi igumana abantu mu bukene. wamenya ukureshya, gusesagura pe, wamenya ukureshya, wamenya ukureshya, ni ikibazo gikomeye. ajya kunywera icyayi muri Simba cya 3, bagiye muri quartier y'ijana. Ese mundi nda kujya kunywera y'ijana kubera iki? waguze litiro y'amata, ukagura amajyane, ugahura n'abana mugasangira mu rugo, bakubone ryarise. ndi kuvuga abo hanze to show off. dufitemo n'abarokore basariye muri ibi bintu. abantu birirwa muri Simba se basaye ibyayi n'ibandi ngo muri Boboni ahantu mu coffee shop. ejo haraho nasimbukiye umuntu maze aba bose ngo wanguriye ngo pastor ibyo bintu nibi cyuri mufitanye gahunda se? Gero nkaba wawe ndi burya ndabwira ngo ntago twanategaje gahunda yawe ngo bose wayabuze ntarimo, ariko sinagutekereje. Bad spending habits, gusesagura ibintu. yego. ibindi mvuga gusesagura ni ugufata ibintu birisha ubushobozi, yego, utazabasha kugeraho. yego. iki kintu kigumana abantu mu bukene iteka ryose. jya umenya kureshya, haha ureshya, kora ibyo ureshya nabyo. witwara abana mu mashuri aruta ubushobozi bwawe. yego. ejo batazabura uko biga ugakorwa n'isoni. bajyana aho ushoboye. abantu barasipendinga. wibuka ikiganiro naganije ndababwira ngo 100 wabitse leta 1000 waraye uriye. niko bimeze. ko 1000 wariye kirara kikujyana muri toilette kandi buke washonje, ariko 100 rizagufubika mu gihe gikomeye. When you save money, you save life. iyo ubitsa amafaranga ubu ucunguye ubuzima. When you spend money, iyo uri gutakaza amafaranga ya shopping, spend your life for nothing. buri kujugunyanga ubuzima. ubujugunya nk'ubujugunyira ibyiyoni hariya. iyo mpamvu abantu benshi wowe tuvuge tugiye gasuka kumurika ibyo mfite. Par exemple n'uturaganira abakozi b'Imana, wireba ngo pastor yambaye no peti imeze gutya, yenda uza agaciro ka yarayize, nayihawe nayiguriwe bayimpaye, si byagenze gute? nawe ushake kubyigana, urashaka kubihuza n'isaha se bigende bi ko yabikubona. icyambere wuri igikaragenda inzobe,
nubyambara ntibikubera ntago wamenya ukureye. Erega abantu bose ubona mu muhanda ntago ubuze aho ibintu babikuye. gendera ku rwego Hari abikura mu kuzimu. Iyo tubyita mu kuzimu nababona ibintu bikomotse ku byaha. niko kuzimu mbese. Hari abikura muri rogi kuko batandukanije amaguru. Hari abikura mu buhemu. Hari ababifite kubera ko babyambuye. Hari n'abafite kuko babikoreye. Igihe cyose utazi sosezi y'umuntu nta mpamvu yo kumwiruka inyuma. Nyurwa n'ibyo ufite. Ibyo ufite nibyo byawe byiza. Nibyo byawe bifite afite n'ikiza. Ariko dusubire muri rya jambo. Kare twavuze ejo twaravuze ngo ibyo ufite nibyo byawe. Ibitari ibyawe ni ikizira. Ni ikizira. Icyakane ni fear of taking risks. Ubwo ni ugugira ubwoba bwo gufata risike ngo ugire icyo ugeraho. Ubwoba bwo gufata risike. Si risike mu kinyarwanda ntabwo uyizi. Risike se bariya nayigeraho. Bazuriya mugabo wicaye azi igifaransa. Risike ni iki? Mu kinyarwanda twavuga ko ari ingaruka. Utinya ingaruka zakuza. Fear of taking risks. Kugira ariko context ndumva bitajyamo neza. Niyo nyamara ni ingaruka mbi. Kuvuga ati no se jamais. Ntawamenya uko byagenda. Akareka nawe gufata risk. Akavuga ati ngewe iyi nzu ndimo ngiye kwishora ku isoko. Mariye ngiye gushyira ku isoko. Ifite miliyoni 80. Ngiye kuyishyira ku isoko. 20 inzu bakama inzu i Bugesera. 20 shore nk'imari. Izindi nziho umugore dushake mve mu kazi. Cyo bita risk tu. Ugatogongye muri banke nakideni rinsazi. Ngomba kuzunguza. Ndayishyira ku isoko. Yego. Umugore hoya nayishyira ku isoko. Hari icyo bita uhita ukora icyo bita imperatif. Icyo bita itegeko ry'umutware. Ndayigurisha. Fashe risk. Ariko ngiye buriya nkubwiza umfitishijemo ari ukugurisha inzu yawe no kuyifatamo ideni muri banki. Yego. Nahitamo kuyigurisha. Yes. Ko ninyigurisha sinzadiringa n'inyungu z'abandi. Uzadiringa neza. Ahubwo no icyo mihita ukora. Niba uyigurije miliyoni 30. Yego. Hita ushaka inzu ya miliyoni 10. Cya 15. Ugenda uyishyure wimura umuryango. Izindi uzizunguze. Kandi kuzizunguza ntuzizunguze uri mu kandi kazi. Wicara uzunguza akazi kawe n'ubwonko bwawe. Cyo bita gufata risk. Risk nafashe nta banki iri bunyirukeho. Ahubwo icyo gihe ya indi naguze 15 niyo nzashyira muri banki nkaka 5. Yego. Kugira ngo zunganire ya business nandimo nkora. Yego. Ikibazo tuza guhura nacyo ni cya kiganiro twakoze ku wa gatanu urakibuka. Yego. Icyo twita financial status and financial struggle. Ku muntu muri kumwe. Ko kujya gufata ideni muri banki ndarampangayitse. Natanze ibyanjye nkabigabanyamo impamvu ngakora akazi. Ese ubundi ko afite permis nkagira kategori B nkagira kategori C. Kuki ntashobora gufata iyo nzu nini nkayigurisha nkagura ikamyo nk'abandi nkicara ngatwara imicanga nk'abandi. Diguriyo muri kaminuza imariye iki? Kwirwa ariko kuko abantu batinya gufata risk. Kandi abantu batinya gufata risk ngiye kubakubwira. Yego. Faze. Abantu batinya risk. Abantu bize. Burya abantu b'abarisansiye bize. Aratekereza cyane bagira ibitekerezo nanjye ndimo ntawe nsuzuguye. Mfite masters ebyiri ntagira untesha umutwe. Aragenda akabara akazaga mutego. Umugabo utarize akajya muri banki akaka miliyoni 100. Akaba arakize. Akaza agashinga uruganda. Akagukoresha. Agakoresha babandi bize. Ababandi bize bo bashaka financial stable. Noneho babandi bize bakaza gufasha kwishyura ideni yo uryamye barara bakanoye. Nigeze kwicara n'umukecuru yarigendeye ndamukunda uwo mukecuru. Ariko yajyaga avuga nkumva arandakaje ngo ngiye nta mashuri mfite. Ngo ariko kontabure no muri lisansiye, uhaha no muri lisansiye, ushinzwe amakonte no muri lisansiye, ngiye nkoresha aba lisansiye nubwo ntize. Kuko yafashe risk. Uyu mutima nabo bamwigira uko akwiye gufata ideni muri banki. Bakamwigira uko arifata
n'uburyo azaryishyura n'uburyo azaryishyura we yibereye hariya kandi bakaba rero bagira gute banabishyira mu bikorwa warimo yinjoyinga fruits from kubizi bo bakora implementation yibereye kuri iki urakumvise twikomereze bizahora rero ukugenera umushahara aranakwirukana yego kora akazi batazakwirukanamo ikorere yego rata yes ndikorera nzikorera nawe uzikorera ikintu cya kane gituma abantu baguma mu bukene the 5 mistakes that people keep people poor forever keeping wrong friends keeping wrong friends ni ukugumana ubwo ni icya gatanu gishobora kutarekura inshuti mbi zishaka kudepansa amafaranga twibyinire dusohoke zitagira ukuri zishaka kurya yawe zishaka kukununuza ba bantu ubona badafite purpose badafite determination ukagumana nabo kandi ubona ko nta kiza cyabo ahangaha umuntu wese ukubonamo suruse y'ibyo ashaka mu buzima bwe yaba yabibuze ntakuvugishe jugunya naga kure nuvuga ngo mu gihe nta kibazo agufiteho ntaguhamagara mu gihe atagukeneye ariko yatangira gukena ariko Jerry ntukimvugisha buriya ko dupfiki burya watangira ngo ariko murashaka n'ibihumbi 100 so nicyo bita keeping wrong friends yego abantu badepansa batagira iterambere abantu batagira indi nama ahubwo bagushuka ngo mupfushe ubusa bafata time bakayihindura ubusa ibyo bizaguheza mu bukene kuko n'utwubonye baratujyana kandi nkubwiza ukuri nubona hari inshuti guhenda mu buzima burya inshuti zihenda inshuti guhenda buri gihe akubonamo nk'icyuzi cy'amafaranga impa mba nakugoye ariko nta kundi ni wowe mfite ni wowe Imana yampaye urabyumva nyine nushaka unantize bikazarangira atatiruye mukabihurizamo umunsi mva gukeneye akagukunda urukundo nk'urw'impyisi umuntu uguhenda mu rukundo wimugumana uguhenda mu rukundo n'ugutwarira n'utwugezeho areba inyungu ze cyane kurusha uko nyamara hari abantu bagowe mu rukundo pe sibyo nibo twita bad friends inshuti mbisha izi ngizi ni mbi zigambana zikubuza gukora zikubuza gusenga zihagarika ibintu byawe hakaba n'inshuti wita ko ari nziza ariko iri very expensive iguhenda kandi utazi kwiguhenda umuntu ati ngiye gukora urugendo shaba mpari jado posho ukayimuha ati kongeza no muri hoteli ngiye kuraramo sanga ubushamburo buhari bwapfuye ati nta kuntu wanyongera nkajya mu cyumba cya 25 kandi wari igihe urarana mu cya 5 buriya wagiye ahantu yego ugahora buri gihe ibyifuzo byarashaka kubirangiriza muri wowe kandi uko umuha amafaranga ni kuri muniga famiye yawe kandi uko uri muniga famiye yawe ni kuhinduka umunyacyaha imbere y'Imana ko biraravuze ngo umuntu utabasha gutunga abe cyane cyane wo mu rugo rwe aba ari inyuma ya Satani ibazaho urwego ugira inyuma ya Satani kibari ikibazo mbega nturinganiye na Satani ntimuri no ku murongo umwe ahubwo uri inyuma ya dayimoni kuko uko nkura amafaranga mu mufuka nyaho iyo nshuti mbi cyangwa nziza niko ngomwe umwana umugati n'isukari n'uruhu rugoma amatafari n'amabati yego umuntu akaba yatwara 200 mu cyumweru mu rugo rwe hatagenda na 50 izo ni inshuti mbi si gutwara mu mahoteli mu tubari mu kibi ntabwo ari byo icya gatandatu kigumisha abantu mu bukene navuze ngo the 7 mistakes that keep people poor forever amakosa 7 ashobora kugumisha agumisha abantu ntashobora rye mushaka amakosa 7 agumisha abantu mu bukene yego ni ukuvuga ngo and 8 kwanza ni 8 mistakes that keep bava go keeping akuzirikira mu butindi mpaka kandi udasiba mu kazi uranakora na bene wanyaryo kuzirika uraninjiza none hari kuntu bicara bakabyita karande kandi isi yo nta makosa hari ayo uri gukora ukabyitirira karande
kuma n'abo bantu. Ikindi ni lack of discipline, kutagira discipline cyangwa se inyifato niko nta nyifata afite. Uzi icyo twita discipline ahangaha? Utakaza ibintu bitatu. Utakaza integrity, ugatakaza icyo twita ubunyangamugayo. None niba utakaje ubunyangamugayo ninde uzakwizera ngo agufashe? Nta n'umwe. Kabone n'ubwo waba uzi gukora ka gihumbi nta discipline, ushobora kuba uri umuswa mu mibare, ukaba uri umuswa mu ndimi, ariko uri inyangamugayo. Ubunyangamugayo ukagutunga. Yego. Niba uri umuswa ariko umunsi wo gukemura ikibazo cyanjye ubizi, ko ubunyangamugayo butunga umuntu. Rero kuba udafite discipline, lack of discipline, ibi bintu byo kutagira discipline, ntubinyangamugayo, ntiwuzure n'abantu, ntiwubahe, wayabona ukirata, wayabona ugasakuza, ntumenye gusubiza abaguhaye, ntumenye kwiexcusa, ntumenye kuvuga, ukaba indiscipline, nobody can trust you. Nta muntu n'umwe wakwizera. Bizakugumisha mu bukene. Runaka yambwiye yuko yaguhaye akazi urakica, njye nzakaguha. Ugafata amafaranga ntugaruke mu kazi, ukaza yashize. Ndagutumye ngo yajyane mu kanya, ahubwo ntuyagejeje gukoza ibindi. Abandi bagakuraho amatelefone, abandi bakazimya. Buriya twese tugira ubukene, turanaguza, turanikopesha. Si byiza ko kuraho telefone umuntu ufite ideni. Binyangamugayo mubwire nayabuze ariko mbonye yambikore gute? Ntabwo ari bukwice. Communication toujours ikemura ibibazo. Mubwire. So muri discipline bakuramo communication. Yego. Muri discipline nta kubwiza ukuri. Muri discipline nta bunyangamugayo baho. Muri discipline namwishyuza ngo wajye uva ngo wajye unyura iterabwoba. Wari ibyanjye ngo iterabwoba. Muri discipline habamwe ibintu byinshi. So iyo ufite lack of discipline uzahora ukipinzwe n'ubukene forever. Uzahora ubuzengurutswe nabwo. Icya karindwi, refuse to learn. Kutiyungura ubumenyi cyangwa kwanga kwiga. Umuntu yakugira inama ngo ariko ukazi kugira ngo birakureba se, ngo jya ureba ibyawe njye ndeka, ngo afite ukuntu mbaho. Hari abantu ubwira ikintu wajya kumuhugura ewana ugasanga ntashaka. Ubwo ntibahugurika, ntibiga, ntibumva, ntibagonda ijosi, ntiwamubwira ngo akwakira bayagusuzuguye ngo muba mwahaze, ngo mwashoye menshi, ngo mufite ibimodoka byanyu mugenderamo. Mbega ukabona umuntu aho kugira ngo yige, yego, ahubwo arimwe arabyanga. Nta nakubajije ngo wageze kuri ibi gute, ahubwo atangiye no kubirwanya. Yego. Uzahora uri umukene cyane. Uzahora ukennye, uzahora ubabaye. Icya munani, bitavuze ko umunani mvuze ari ibyo, haboneka n'ibindi 10-15 biterwa n'ibyo Imana yashyize ku mutima wanjye. Kubone nabonye ibintu 17 ariko sanga ibiri powerful ni ibingiye. Icya munani ngiye kubwira cyane nicyo twita pride. Kwiyumva se cyangwa kwiyemera, ubwibone. Iki kintu ubwibonesha kikugumisha mu bukene mu rwego udashobora kuzamenya. Sabwo mu bwibone ntiharimo bya bindi byose bizamuka. Ibyo twavuze azakora ryarisi. Nuvuga ngo ni wa muntu sinjyamo. Mbega ayigira ukuntu azigira uko atari. Uzi ko hari umuntu w'umusaza wigira umwana n'umwana wigira umusaza. Yego. Ubwibone, ubwirasi. Bende bano bantu rero faire attention. Abantu bari class. We yigira class kandi atari class. Abashaka abantu bari muri class. Yego. Bego hejuru. Urigeze kubimbwira ngo tuye kwicira abadayimoni muri Serena. Turabicishiwe murongo wo muri Bibiliya ngo turanywa agafanta kamwe. Ngo ariko ngo natubonye bone ko twamaze kujya mu rwego rwa Serena. Ariko wa mugabo fanta ya 3 bibiri. Siko no kwica abadayimoni cyangwa bagiye kukwica wowe. Nuko bo babara kuniga. Who is about? Who's care about you? Ndakwitayeho. Abantu baranywa amahenesi, barahenda bakanywera amavahenze. Namugana ikintu cya mbere aruzi ko ibitoki bitatu ari 5,000. Wajya ukagura igitoki mu rugo bakagiteka ifiriti. Amabera ye 3 ni 5,000. Niyo nkumvishe ko njyana nahageze. Yego. Sambuse 3 12,000. It's not my level. Urabyumva ariko isambuse zingahe? 3 10,000
na bibiri. kandi hari ahantu mu 12 hari sambusa hafi zirenga 100. Ese ntiwaguramo Yaragaragara ite si magana ni sambusa se? Yego. None se harimo sambusa ngo 12 gabanya wumve. Si tuveragara tugiye tutagaragara idiyeni. Mu kiyo sambusa turanayamamarije. Yego ragazwe kuva kera kabisa. Ntigura magana ni sambusa ya. Yego. 12 ni sambusa zingahe? Zirenga hafi 30. Urumva? Yego. Iki kintu cya prideness kiguha kwitwara kutari. Ubwibone. Iyo utitwa kutari ugomba kuyitukena so koko ari ibintu biri very important. Reka mbitondekanye yenda uzajya usubiramo ijambo rimwe yenda ntabwo twongera kubivugaho kubera ko amasaha yaba yatujyanye. Icya mbere twavuze ngo ni lack of purpose, kubura intumbero cyangwa se icyerekezo, laziness, ubunebwe, bad spending habits, umuco mubi wo guspendinga se cyangwa gusesagura, fear of taking risks, gutinya ingaruka zakuzaho ugafata icyemezo, hanyuma keeping wrong friends, kugumana inshuti mbi zitari za nyazo, lack of discipline, kutagira discipline cyangwa imyitwarire myiza, refuse to learn, kwanga kwiga, and pride, n'ubwibone. This is mistake that I keep you forever poor forever and forever and forever. Nushaka uzasenge, uzaririmbe, uzabyine, uzasenge, uzirize, uzajya mu butayu kuri kizabonwa gabanya ifiriti bakangutabare ku rusesa imanza kuri wari wagiye hehe. Ubwo no butayu bwinshi nagiye njyamo habwo itagabanya ifiriti urahazi se buriya ntago wahamenya mu rupfu mukinzanye garuka naravuganye nawe sinzakureka. Wajya murangi, wajya hehe, wajya mu bihuru byo mu mazi atandukanye, wasengera kwa pasteri, kwa padiri, mu bayisilamu, mu bamizirima, wararumanitse amaguru, warawicaye hejuru y'inzu, wararusengute, waririmbute, you are still poor forever. Ibimenyetso nako amakosa nudakosora aya makosa. 8 mistakes that keep people poor forever. Amakosa 8 nayo tuvuze nyine azakugumisha mu bukene nutayakosora. Waba pastor, waba revere, waba umukristo, waba umushumba, waba nde, waba uzi Bibiliya nutabikosora uzahora utega amaboko iteka ryose. Ariko impamvu tubikubwiye kujyanira bawe inkwanire ubaka hazaza. Urakoze cyane. Kino risquerie nahe utagira icyahomba nta kindi abona. Imana ntabyikubereyemo, ibyo yari kubereyemo no kuguha Yesu kandi yaramuguhaye byiberemo. Urakoze cyane mshonga. Amina.